icyo ngicyo Yesu yatangiye k'umubiri we na biriya wavuze byitwa ituro batambaga Yesu atarapfa byombi bigomeze bikore itasiye muri tumvishe bikomeze bikore amafaranga yavuyeho inote yacyuye igihe ikomeze ikorane cyangwa ishaje iramirwa n'iki yewe numva uko mbyumva numva ibya Yesu bigomba gukomeza ndetse n'ariya maturo agakomezwa kuko nayo akora ibyayo mu gihe cyabyo uko mbyumva. Mbega icyo papa yavuze hari icyo papa yavuze uriya yavuze ngo nuko ngo Imana ikuriraho nimba nabyumvishe neza gukomeza ibya kabiri nawe uti ibya mbere bigumeho n'ibya kabiri nabyo bigumeho sibyo bani magambo ngo ashaka kuvuguruza icyo Imana yo yavuze kandi ayo ni amakuru yazanywe na Yesu ubwe sibyo jambo baravuga ngo ubwo Yesu yazaga mu isi niwe wavuze ngo ibitambo n'amaturo ntabwo Imana biveho mbega ayo ni amakuru yizewe kubera ariko n'uwayazanye urumva ni amakuru yazanywe na nyiri ubwite ntabwo ari umuntu yagize ute yatumye aravuga ati ibitambo n'amaturo ntabwo Imana mbega niyo makuru mashyashya nkuye mu ijuru aka kanya nje kubabwira ko ibintu mwakoraga by'ibitambo n'amaturo Imana itagize ute itabishatse itanabyishimiye ahubwo ninjye yiteguriye umubiri sibyo nshuti yanyu noneho dukomeje tugasoma umurongo twarangirijeho wa 10 watubwiye ngo gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa ngo tubiheshejwe nuko umubiri wese watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka nshuti yanyu kwera kutari mu mubiri wa Kristo kwera kudakomoka mu mubiri wa Kristo reka mvuge ngo ntacyo kumaze papa uyu nguyu ngira ngo niwe wabanje kubaza cyane ibibazo by'amaturo sibyo papa na kimwe mu 10 ndetse yifashisha ibyanditswe aravuga ati Kayini na Abeli byagenze gute nategereje ngo tuhasome gato ni 200 dusoma mu gitabo cy'itangiriro ibice 4 umurongo wa 4 n'uwa 5 itangiriro 4 reka duhere kwa 3 bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka yego na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro urakoze cyane nushaka ureke ngo bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka sibyo ngo ariture Uwiteka iri niryo turo ritemewe n'Imana sibyo ni ituro ariko rikomotse mu butaka sibyo ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu wese nyine naho ngaho yaremwe sibyo twaremwe mu butaka iyo biriva rero ngo ni imbuto z'ubutaka byumvikana neza ko ni ikintu cyose kivuye mu muntu sibyo ntabwo cyemerwa imbere y'Imana impamvu yavuze ati bya bintu byose mwakoraga ntabwo Imana kubera ko ari mwebwe mwabikoze byavagamo ahubwo aba ari njyewe itegura ariko reka turebe ko n'Abeli yahishuriwe ko Imana izategura Yesu kugira ngo abe ari uba ituro abe n'igitambo abe n'uwaguhumurira Imana neza batubwiye ngo noneho ngo Abeli we noneho ukuntu byagenze ngo yazanywe ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo ntukumva uburiza bw'umukumbi we ategura itungo ariko rikuru ubundi uburiza nicyo ngicyo ni itungo ryabanjirije ayandi sibyo bireva ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese ahubwo ahabwe ubugingo ngiryo ituro iki gitambo umubabwe uhumurira Imana neza
imana ngo yari ifite umwana wayo umwe w'ikinege w'imfura aribwo bwaburiza irangije igira gute kugira ngo ironke bene se n'aba ngaba barimo nawe ahubwo uyu munsi uramutse wemeranijwe n'imana ntuhindure inyabinyoma ntuvuge ati ariko mfashe ibya Kayini nabyo ndetse byinshi bajya babeshya abantu ati buriya afashe ibya Abeli ariko n'ibya Kayini nabyo bidasigaye kuko bizakora umurimo ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira yatubwira inshuti yanjye ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntibinangire umutima iyo mirimo uvuga reka ngaruke no kwituro ugeze uvuga ya wa mupfakazi sibyo uyazanye amasengi abiri ariko ngo ahwanye n'ikuta rimwe ariko ngo aba ari ryo ryonyine yari afite sibyo bishushanye n'ubundi wa mwana w'ikinege we yari afite yemera kumwikura yemera kumutanga kugira ngo njye nawe twemerwe n'Imana njyewe namaze kwemerwa kubw'uwo mwana w'Imana muzehe yigeze avuga ati ariko se ni ibiki wakora muzehe Fidel urugiye ni ibiki wakora kugira ngo ugure ubugingo Zaburi iravuga ngo inshungu y'ubugingo bw'umuntu ni igiciro cyinshi ikwiriye kurekwa iteka ryose reka mvuge ngo nkuko Pawulo yabivuze ari umumama umwe wigeze ubishimamo Imana mu ndirimbo Pawulo arabivuga ngo iyo abagukiranuka byazabaga n'imirimo itegetswe basi Kristo yaba yarapfiriye mbega Imana yabarize umushinga nabi Kristo akazira ubusa ariko reka mvuge ko atazize ubusa iyo mirimo myiza uvuga Pawulo avuga ko yarayifite ndetse myinshi cyane iruti yawe aravuga ngo ndetse kubyo gucyanuka kuzanwa n'amategeko yari inyangamugayo sibyo ariko ngamaze guhishurirwa ibya Kristo ngasanga ibyo byose yiringiraga bimeze nk'amazi nta nubwo umurusha kurwanira idini waravuga ati kubwo ishyaka nagiraga ry'idini yanjye nicaga bo mu itorero ry'Imana ari gukorera Imana kandi asigaye gukorera Imana sibyo ariko Yesu yavuze bazabaca mu sinagogi ari nge ngo uzabica azaba asigaye gukorera Imana ariko bazabitewe n'iki kubera ko batamenye ntibamenye na data wanjye reka mvuge ngo rero iryo shyaka siwe wa mbere uzaba urirwanya ariko Pawulo nyuma aza kuvuga ati noneho mboneke ko ndi muri Kristo ngo ndafite gukiranuka kwanjye kuzanwa n'amategeko ntabwo mfite gukiranuka kuva ku Mana guheshwa uko gukiranuka niko turi kubabwira uyu munsi kutava muri twese ibyo wahirimbanamo byose ni ukuri ni ibya Kayini uri kuzuza ariko Abeli wahishuriwe iby'itungo riva amaraso papa yigeze abivuga aravuga ati Adiriyani aravuga ati impamvu ibyaha byatwikirwaga mu gihe cy'umwaka umwe ni ukubera ko n'ubundi batangaga itungo ritarengeje umwaka nimwabisomye igitambo cyatambwaga cyagomba kuba kitarengeje mbega ubugingo bukirimo bugatwikira ibyaha mu gihe haza kuboneka intama iri spesiyale ifite ubugingo ibaza gukura haza kuboneka intama idafite ubuzima bw'umwaka ahubwo ifite ubugingo duhabwa imbabazi zingana n'ubwo bugingo buhoraho ubugingo bwa Kristo bungana n'imbabazi niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo uko atagipfuye nanjye singipfuye umwanditsi wawe baravuga ati byari bikwiye ko tugira umutambyi umeze aricyo sibyo udapfa reka mvuge ngo kuko ariho natwe twemewe kugeza igihe Kristo azaba akiriho niba ari igihe atazaba ariho basi burya niyo mpamvu yitwa umwishingizi wacu burya assurance warashyizemo amafaranga wajya kwishyuza hari ikibazo cyabaye ati nimunyishyurire ugasanga bafunze imiryango ntibagikora bahise wakwisura wahita umenya ko ari wowe ugomba kwikora ku mufuka niyo mpamvu rero ari umwishingizi wacu ngo mu buryo bwa Meliki ni umuhuza wacu n'Imana mu buryo bwa
melikisedeki udapfa sibyo uhoraho iteka reka mvuge ngo natwe rero niyo mpamvu ngo abasha kwegereza rwose abegerezwa imana ngo nawe ngabasha ngo gucungura rwose ngabegerezwa imana nawe ngo kubera ko ahoraho iteka ryose ngo kugira ngo basabire nagira ngo wumve ko rero twemewe n'imana by'iteka ryose kubera ko n'umuhuza wacu n'imana ari uwiteka ryose reka mvuge ngo biragusaba ngo uyu munsi uhishurirwe icyo imana yakoze muri Kristo. Kuwa gatatu nasuye mwene data umwe i Kigali, noneho yarakijijwe ariko umugore we ntabwo akijijwe. Umugore we aba muri ADP, sanga umugore we nawe yatumiye umuyobozi muri ADP. Umugabo yaramubwiye ati ndatumira mwene data azansura kuwa gatatu. Ati humura nanjye ndakwereka icyo icyo ndi gukora. Turahurira turaganira, turaganira turi gusoza. Aravuga ati rero nabwo kuvuga ko mufite ubugingo buhoraho kandi mukiri mu isi namwe murakabije kugira ute kwiyemera. Ati ngenda cyari kubuharanira sibyo. None ndamubaza ati rero basi nsobanurira gatoya, ese wabuze ubugingo icyo ari cyo? Numva agiye mu rujijo. Namwe ati ubugingo ni Kristo, kubera ko yaravuze ngo ni nge nzira, ni nge kuri, ni nge bugingo sibyo. None ndamubaza se ufite Kristo? Ndamufite. Bo ufite ubugingo se? Ariko uzwo mwacanga umuntu. Abanyedini n'abantu bitwa abakristo ariko batagira ubugingo, n'abantu bitwa abakristo batagira ubugingo buhora. Ariko ntibishoboka ko wagira Kristo afite ubugingo buhoraho kuko ari we bugingo. Nibajije Kristo bavuga ni wa bwoko ki?